ndibaza se nimba yarageze amahirwe ya mbere akanga agashaka ya kabiri nayo akanga kandi ariko bamusigira abana, ese ubu buzima bumeze gute? Ndabyibuka yazaga ari kumwe n'umugabo we. Ndabyibuka umugabo yari afite imodoka y'umweru y'ivatiri. Mu marangamutima yiwe hari ikintu yagiye yangirikamo, hamwe rwose byafashe n'intera yo kujya kwa muganga. Yagiye anyereka amavuriro menshi yagiye yivurizamo, afata imiti itandukanye kugira ngo mve ko ubuzima bwe bwagaruka ku murongo, ariko ntabwo byigeze bigira icyo bitanga. Amazina yanjye ni Rusanganwa Innocent, uwase Jacky. Tumaze imyaka 9 ishyira 10 tuziranye. Twamenyaniye ahantu hamwe muri Motel Nakoragamo bitaga Maradona Kicukiro. Hanyuma Jacky icyo gihe yazaga aho hantu wakoreraga muri iyo motel, ubonaga ameze ati yari ari kumwe n'umugabo wese yazaga uko aje kuruhuka cyangwa? Ndabyibuka yazaga ari kumwe n'umugabo we. Ndabyibuka umugabo yari afite imodoka y'umweru y'ivatiri. Umugabo nawe akabanza akambaza ati ariko njye ngera aho hantu nkasanga imodoka zuzuye, mbwire sekirite ntegure parikingi. Binjiraga diregite mbakira ameze neza yishimanye n'umugabo we, abana babaguriye ibipupe, abandi barya amashokora. Nabonaga ari umuryango. Twakomeje kubaka umubano, ibihe biragenda bigera mu myaka igera muri 7 tuziranye. Ubu kugeza kuri ubu ngubu naje kujya mu kandi kazi, sinaba nkiri hafi n'umuno mujyi wa Kigali, ariko aho ngarukiye naje gutura aho bita muri Kagugu, ari naho nkorera uyu munsi. Kubw'amahirwe nongera kubona nawe na Jacky twongeye kuganira, ariko inyuma gatoya nabwo twajyaga tuganira kuri telefone tubazanya amakuru nk'umuntu wari umushuti wanjye. Icyo gihe yaje kumbwira kuri telefone ko uwo mugabo yaje kujya muri Amerika, ariko akaba yarishumushije undi cyangwa se yarashakanye n'uwundi. Ariko tumenyana noneho duhuye byisubiyemo, twarahuye turaganira, ambwira ko n'uwo wa kabiri babyaranye abaho abana 2, ariko nawe batakibana, nawe yagiye hanze. Byankoze ku mutima, numva ni ibintu bigoye. Ndibaza se nimba yarageze amahirwe ya mbere akanga agashaka ya kabiri nayo akanga kandi ariko bamusigira abana, ese ubu buzima bumeze gute? Ubwo nahise ntura hafi y'aho n'abatuye, dukomeza kungana umubano. Twakomeje kubana mu ubwo buzima, nkajya musura, akansura, akanyungura ibitekerezo nanjye nkamwungura ibindi. Ntacyo nari murushije cyo kumufasha mu buzima gisanzwe usibye kuganira duhumurizanya ku mitima. Kuri ubu rero twaje gufata indi ntambwe yo kuvuga ngo ibibazo umuntu aba yarahuye nabyo byose tugomba kubyiharira no kubyihererana, ni ikibazo gikomeye. Reka wenda dushake indi nzira, dushake abakozi b'Imana badufashe mu nzira zo gusenga, ibyacu byose tubitura Imana kuko ibibazo biba ari byinshi. Nta guciye mu ijambo, uko wumva wari uri inshuti n'umugabo we wa mbere, wigeze ugira icyo kumukurikiranaho se nk'uko yari inshuti yawe? Hari icyo twita mu cyongereza follow up, wigeze ubikoraho cyangwa nawe ntiwari uzi ngo irengero rye? Mu by'ukuri nta kintu nigeze mbasha kuba naganira n'umugabo we ku bijyanye no kuba atakibana na Jacky. Numvise ko yagiye hanze mvuga si hafi aho ngo ni muri Amerika. Burya umuntu yo muri kumwe niwe muntu wawe, uwagiye aba yagiye, ampurisi ko yanagiye kure. Nta kintu nigeze mubazaho kuri icyo. Ubwo nawe ntibigeze umenya ngo ese ari he, se bimeze bite? Oya, umugabo we kuri ubu ntabwo twabiganiriyeho, ntacyo nigeze mubaza. Hanyuma se ubwo muri ubwo buzima wabanyemo na Jacky, ese kugezana n'ubu kuri iki gihe tugezemo nk'uko wabivuze ngo ni imyaka 9, mubanye mute? Abayeho ate? Ubona yarabaye umuntu umeze uti? Urumva muri iyo myaka 9 ishize tumenyanye, hari impinduka nyinshi zagiyeho mu buzima. Jacky uko umubona umurebye inyuma physical, ubona ari umumama wiyubatse, ukomeye, udafite ikibazo.
ariko uganiriye nawe mu marangamutima ye hari byinshi byahungabanye. Harimo kuba nta cyizere cy'ubuzima yari agisigaranye, harimo gutakaza ubuzima bwe bw'urukundo bwite bitewe n'uko yahuye n'ibibazo, gushaka abagore babiri, urumva ni ibibazo bakagenda bamuterana muri ubwo buryo. Mu marangamutima yiwe hari ikintu yagiye yangirikamo, hamwe rwose byafashe n'intera yo kujya kwa muganga. Yagiye anyereka amavuriro menshi yagiye yivurizamo, afata imiti itandukanye kugira ngo mve ko ubuzima bwe bwagaruka ku murongo, ariko ntabwo byigeze bigira icyo bitanga, ntacyo byatanze, ahubwo byakomezaga kumubana ibibazo. Niyo mpamvu twafashe icyemezo cyo kuvuga ngo nimba ku mpande zose bidashobotse, reka twiragize Imana, twiyegurire Imana, dusenge, kuko Imana ijya itanga igisubizo cy'ibyo twibaza mu gihe twebwe byatunaniye. Gusa ntiyacitse intege, yakomeje kwihagararaho, arwana urugamba aho umugabo yakarumurwaniye, nawe urwo yakirwanira ku giti cye. Abana bariga, bashyira amashuri bariga. Yagerageje kuba yakora, yanganirije ko yashatse icyo akora Kicukiro ku bijyanye no gukora resitora. Ibyo ngibyo byaramuhiriyeho gakeya kuko byatumye abasha kubonamo dukeya yishyura inzu no kuba yakwishyura abana amashuri. Ariko bitewe n'ibi bihe turimo bya Covid, dore umwaka urashize turi muri iki kibazo, ubuzima bwasubiye A0, ntabwo bimeze neza, usibye gusenga Imana ikadufasha gusa. Urakoze cyane. Hanyuma se ubu ngubu mubona nk'umuntu uretse kuba yarisuganyije agakora wenda iyo resitora ntoya, n'ibi bibazo by'ibihe turimo bitoroshye, ubona ni muntu ukibona basi mu buryo bwa morale yo kubana n'abantu, yo kubaho, ubona hari icyahindutse, ubona ameze ate ubu ngubu muri uyu mwaka turimo? Muri uyu mwaka turimo, nicyo navugaga, umwaka turimo usibye no kuri Jacky wagiye uhungabanya abantu benshi, rwose morale iri hasi yikenewe bitewe n'ibyo bibazo byose. Morale ni nkeya. Iyo umuntu ameze neza agerageza ukuntu yishima, akagerageza uburyo aganira n'abantu, ariko niyo nkurikiranye usanga nta bashyitsi benshi aba agikeneye, nta bantu benshi aba akeneye abwira ibibazo bye, kuko byamaze gusa nk'aho bimurenga. Icyo ambwira wari kwiyegereza cyane kurusha ibindi byose mu buzima ni ijambo ry'Imana, cyangwa se abantu bashobora kuba bazi ijambo ry'Imana, harimo abantu basenga, abapasiteri, niyo afite fone y'abakurikirana amakuru kuri YouTube, areba abapasiteri babwiriza, umwanya we munini aho ngaho asigaye awushyira no gusenga no kwiyegereza Imana. Twibutse umenyana na Jacky, wabonaga ari umuntu umeze gute? Duhishusha wamubonaga musanganye n'abana bane mu buzima bubi. Bwa mbere amumenya mbere y'iminsi ya mbere y'abantu. Mbere menyana na Jacky mu myaka 19 ishize, hafi 9 ishize, Jacky yari umuntu umeze neza, yari umumama wizihiwe, afite abana babiri, kuko nabwiye ko yajyaga asohokera muri Motel Nakoragamo bitaga Maradona. Umuntu yarasohokaga ugasanga turutse mu rugo, ampamagaye kuri telefone, tishyiriraho inkoko n'amafiriti nk'5, mfite abantu nzanye, kandi ukonjeshe. Yakundaga kunywa uduhenikeni, urumva yari umuntu usobanutse umeze neza.